bakunze kumva official turabashuje tubaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe. Ni inkuru irebana n'abarya inyama ziva ku nka. Nk'uko mubizi, inka ni itungo rigaragara hano iwacu mu Rwanda. Muri gahunda zitandukanye hari kuyorora ku giti cyawe, kugeragezwa cyangwa se muri gahunda ya gira inka. Ku itariki 14 Werurwe 2023, Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi RICA cyasabye ko guhera ku wa kabiri tariki ya 14 Werurwe 2023 mu Rwanda hose nta mucuruzi wemerewe gucuruza inyama zitabanje gukonjeshwa nibura amasaha 28 muri firigo. Umuganga w'amatungo Mbabazi Olivier yasobanuye ko inyama zikimara kubagwa zigahita zijya ku isoko ziba zishobora gutera indwara kuko hari utunyangingo tuba tukiri tuzima, bityo n'indwara iturimo ikaba ishobora kwanduza abantu mu gihe bariye izo nyama zicurujwe zitabanje kunyurwa muri firigo. Aganira na R.I.C.A dukesha inkuru, Mbabazi Olivier yagize ati: inka ikimara kubagwa inyama zigahita zijya ku isoko, izo zabaga zikirimo amazi n'amaraso, ni ukuvuga ko utunyangingo tuba tukiri tuzima. Niba ari tuzima ni ukuvuga ko za nyama ziraba ari miskle cyangwa se imikaya, ntabwo ziraba zahindutse inyama nko mu rurimi rwacu nk'uko bivugwa. Ariko noneho twatunyangingo nitumara gupfa, nibwo cya kintu twari dufite twise miskle cyangwa se imikaya kiba cyahindutse inyama mu rurimi tumenyereye. Ingaruka zo kuzirya zitabanje gukonjeshwa muri firigo nuko haba hari indwara zikiri muri twa tunyangingo tw'umubiri w'itungo zitarapfa. Ariko nyuma y'ayo masaha 28 ya maraso yose n'amazi amaze kuvamo, inyama imaze gukamuka, twa tunyangingo twapfuye, n'izo ndwara nyinshi zose ziba zamaze gupfa. Ni icyemezo kitakiriwe ku buryo bumwe kuko hari abacuruzi bavuga ko bizabatera igihombo, bitewe nuko hari abakiriya baza kugura inyama ari uko zibagiweho cyangwa se zitagiye muri firigo, naho izagiye muri firigo bakazifata nk'izima, nk'imiranzi cyangwa se izishaje. Umwe mu bacuruza inyama ku isoko rya Nyabugogo yagize ati: ikinyuranyo kirahari kuko abakiriya baza batubaza inyama zije ako kanya, none ubu ngubu bazaza bagure inyama zaraye z'imiranzi. Ntabwo abakiriya babyishimira, ntibishimira kuba babaha inyama yaraye. Ubwo natwe bizaduteza ikibazo hagati yacu n'abakiriya. Umwe mu baguzi nawe wari uri aho muri Nyabugogo yagize ati: nk'abaguzi njyewe ubwanjye ndabona bibaye byiza kurusha, kuko iyo uguze inyama yataye ya maraso imaze gukamuka nibyo byiza ku bwanjye, ni byiza cyane. Uyu we biratandukanye kuko ari kwishimira ibijyanye na R.I.C.A cyangwa se Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi RICA. Bakunze kumva official rero, nagira ngo ducumbikire aha ngaha. Dushimira wakanze subscribe, like, comment, share. Dushimira wowe kandi wakanze kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho inkuru yacu yiti kugeraho. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wakanda akamenyetso ko guteranya 250 72 99 23 3 cyangwa se uri mu Rwanda ukandika 072 99 23 3. Hasta la vista.